Uyu munsi rero ndashaka kubabwira amakuru y'umuntu wabayeho udasanzwe. Niwe muntu wenyine kuva isi yaremwa watunze amafaranga menshi, atunga zahabu, atunga ingamiya, atunga inka, atunga n'ubutaka bunini. Rero hari ibintu yaje gukora kugira ngo Imana imuhe umugisha. Aya makuru wagiye yumva uyumva nawe. Ni nawe muntu wakoze amateka kuri iyi si, atunga abagore benshi. Yaje gutunga abagore bagera mu 1,000. Urumva niwe muntu wakoze ibintu bidasanzwe ku isi. Rero naje kwifashisha igitabo cy'Abami, Abami ba mbere ibice 3 ku murongo wa 4. Ikintu naje kumenya ni uko wowe inzozi warose buriya wavuganaga n'Imana, kandi inzozi nanjye narose navuganaga n'Imana. Ni ukuvuga ngo ise akimara gupfa yaje kuba umwami, arangije aravuga ngo ariko ko mbaye umwami ndi umwana mutoya, nshobora kujya gushaka Imana ikampa ubwenge. Ahitamo gutambuka, arazamuka ajya ku kanunga, ajya ku musozi muremure, ajya gushaka Imana. Bivuga iki? Bivuga ko mu kintu cya mbere ukwiye gukora ku buzima bwawe ni ugushaka Imana. Agezeyo ari mu nzozi, yagezeyo akora umurimo wo gutamba ibitambo, arabitamba, ageze aho arasinzira. Noneho akimara gusinzira, urumva yari yajyanye icyifuzo cyo kubona ubwenge. Mu nzozi Imana iramubwira ngo saba icyo ushaka cyose kuko nabonye ibintu waje gushaka ndabiguha. Arangije aravuga ngo ndashaka ubwenge kuko njyewe ndi umwana mutoya. Bivuga iki? Ikintu cya mbere nawe ukwiye gusaba ni ugusaba ubwenge. Rero ikintu naje kumenya ugomba gukora kugira ngo byibura nawe Imana iguhe ubwenge, ugomba kumenya aho uri, ukamenya icyo ushaka, ukamenya n'icyo ukeneye. Ikindi ugomba kumenya uburyo bwo kunezeza Imana, ukamenya uburyo bwo gusenga. Uyu mugabo rero mu nzozi Imana imubwiye ngo saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aravuga ati rero njyewe ndashaka ubwenge. Naje gusoma ku murongo wa 15. Ku murongo wa 15 nibwo yaje gukanguka amenya yuko yavuganaga n'Imana. Bivuga iki? Mu nzozi zawe wabonye rero uri gukora, warakize, warabaye umuntu udasanzwe, ufite amafaranga, ufite amazahabu. Bivuga ngo uwo mugisha urawufite. Uwo mugisha urawufite kuko mu nzozi tuvugana n'Imana. Ahubwo wowe wakoze iki kugira ngo ugere kuri bya bindi? Rero icyo ukwiye gukora ni uko ugomba kujya ukurikirana ibiganiro byacu, ukabona icyo ukwiye gukora amateka yawe agahinduka.